Ndabasuhuje. Uyu munsi ikiganiro nabateguriye ni ikiganiro kivuga ku bagore 12 cyangwa se ubwoko bw'abagore 12 udakwiriye kuryamana nabwo, ku buryo igihe uryamanye nabo uba witeguye ingaruka uko byagenda kose. Zishobora kuba zitari bubone ako kanya cyangwa se udahita uzibona direct, ariko bikarangira izo ngaruka uzibonye. Reka dutangire n'ubwoko bwa mbere bw'umugore udakwiriye kuryamana nawe, nubwo abenshi babirengaho bakabikora, ariko nubikora uzamenya ko ukoze amakosa. Umugore wa mbere ni umugore utaruzuza imyaka. Hari akantu bakunda kuvuga ngo abakobwa bose ni abagore ariko abagore bose si abakobwa. Iki kintu uracyumva? Ni ukuvuga ngo rero kuri uyu mwanya wa mbere turahasanga umugore cyangwa se umukobwa utaruzuza imyaka. Nuryamana nawe uzaba witeguye ibibazo bikurikira. Icya mbere kiza ku isonga, ari nacyo buriya gikundana n'abagabo: gereza. Nuryamana n'umukobwa cyangwa se n'umugore uri munsi y'imyaka 18, uzaba witeguye ko ushobora gufungwa isaha ku isaha, kuko igihe cyose niyo wenda mwaryamana ntagire icyo agutwara cyangwa se ntanakurege, uzazirikane ko igihe habonetse n'umuntu umujya mu matwi akamubwira ngo jya kurega uyu muntu, bazagufunga. Urumva atari ingaruka ikomeye? Twagiye ku mugore wa kabiri udakwiye kuryamana nawe uko byagenda kose. Umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe. Kirazira kikaziririza, ahangaha ni sakirirego. Kirazira kikaziririza kuryamana n'umugore ufite ikibazo cyo mu mutwe. Impamvu ya mbere, nimuryamana kwa kundi asaraka uko muri kuvuga ibintu utazi, nimuryamana niwe uzajya agenda avuga mu nzira ati kanaka twararyamanye, kanaka twararyamanye, isikote, buri wese amenye ko waryamanye n'umusazi. Iyo ni impamvu ya kabiri cyangwa se n'ingaruka ya mbere. Iya kabiri, nukuri kose ukamutera inda, yaba yujuje imyaka y'ubukure yaba atayujuje, amategeko azaguhana. Kirazira kikaziriza kuryamana n'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe. Urumva? So rero iyo ni ingaruka ya kabiri yo kuryamana. Ubu ni ubwoko bwa kabiri udakwiriye kuryamana nabwo uko byagenda kose. Ubwoko bwa gatatu, umugore udafite ubushake, mbese kuryamana n'umugore atabishaka. Uwo mugore ntimuzaryamane. Umuhendesheje amafaranga, ngo kubera power umufiteho cyangwa se ubushobozi umufiteho, uri nk'umukoresha we, uri umuyobozi we, ni wowe umubereye umubyeyi, cyangwa se urumva kumubera umubyeyi niyo ngo wamukuye nko muri oruferina ujya kumurera, ngo ugiye kuryamana nawe. Bivuze ngo muzaryamana atabishaka, atari uko gushaka ahubwo ari wowe ubishaka. Harimo ingaruka nyinshi cyane. Iya mbere, numuryamana ukamutera inda azakurega bagufunge. Kabiri, mushobora kuryamana, mwaryamana agapfa, kuko akenshi uzajya wumve ngo umuntu wenda yari asanzwe ari nk'indaya cyangwa se asanzwe yarakoze imibonano mpuzabitsina, noneho nimuryamana cyangwa se mugakora imibonano mpuzabitsina igihe kirekire ari n'indaya yewe, kuvuga ngo yapfuye, uwo muntu rero ntuzakora ikosa ryo kuryamana n'umuntu atabishaka. Uwo mugore ntukaryamane nawe. Twagiye ku mwanya wa kane. Umugore uri kubikoreshwa mbese umugore ugira irari ryinshi, umugore ntukaryamane nawe. Umugore ukunda kugira irari rikomeye cyane, iryo rari kugira irari, umugore ugira irari ryinshi mbese akaba atabasha kurikontorora, uwo mugore uzamwirinde. Ni hahandi muzamara kuryamana, nyuma yakubona akicuza impamvu mwaryamanye akanabikubwira, cyangwa se mwanaryamana, rizati zose zavamo ntabwo yakuburanira, nta nubwo yakudefanda. Twagiye ku mwanya wa gatanu. Ntukaryamane n'umugore w'inshuti yawe. Ikosa rikomeye cyane.
nimuryamana rwose uzabe witeguye ko inshuti yawe nibimenya muzahita mutandukana, uzitwa bihemu kandi n'imbere y'Imana bitera umwaku, ni bibi, ni uguhemukira inshuti yawe, ntabwo ari byiza. Ubwo rero kuryamana n'umugore w'inshuti yawe, uwo mugore nawe ari mu bagore udakwiriye kuryamana nabo. Birumvikana, kuryamana n'umugore w'inshuti yawe rwose ntabwo ari byiza. Uwo mugore ntukaryamane nawe, uko byagenda kose uzihangana ukora ibishoboka byose, ariko uwo mugore ntukaryamane nawe. Twagiye ku mwanya wa 6. Yego, ntukaryamane n'umugore uhora ashakisha umuntu baryamana, abo bita ngo ni promiscuous. Uyu mugore ntuzigere uryamana nawe, kuko nimuryamana uzaba witeguye ibintu bigera muri 2 cyangwa se 3. Icya mbere, indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina uzaba ubyiteguye. 2, imivumo yose cyangwa se imikoshi yose yakuye ku bandi bantu bahora baryamana, mbese urumva niba muntu uhora ashakisha umuntu baryamana, imikoshi yabakuyeho, uzaba witeguye ko nawe ugiye kugira ute, kuyikuraga neza cyane. Twagiye ku mwanya wa 7 w'umugore udakwiriye kuryamana nawe cyangwa se udakwiriye gusambana nawe, umugore w'umusinzi cyangwa se umugore ukunda kunywa ibiyobyabwenge byinshi. Ahangaha ingaruka zirimo ni izihe? Uyu mugore kubera ko nta control aba afite mu mutwe, ushobora kumutera inda we akayitwita atabiteguye. Iyo ni ingaruka ya mbere byakugiraho wowe, ko ushobora kumva ko atari ingaruka, ariko ibaze gutera inda ukayitera umuntu utiteguye gutwita, utazi n'igihe byabereye. Urumva atari ikibazo? Ni ikibazo. Ikindi cya kabiri, uyu muntu uhora ari umusinzi cyangwa se uhora mu biyobyabwenge, isaha ku isaha yagutera icyuma. Aribyo bavuga ngo indaya ziterana ibyuma. Uyu muntu yakurangiza isaha ku isaha neza. Cyangwa se ikindi cya kabiri, mushobora mukaryamana bikarangira nawe ubaye umusinzi, kandi utari usanzwe uri umusinzi. Kuko akenshi iyo ushaka ikintu ku muntu uramutereta ukamwinginga, wasanga ari no kurya ukemera mugasangira ibiryo wowe udakunda, ariko kugira ngo icyo umushakaho ukunda ukibone, so bikarangira nawe ubaye umusinzi. Twagiye ku cya 8, umugore ukurusha ubushobozi, ntuzigere na rimwe uryamana nawe. Biragoye iki kintu kucyumva, ariko ntuzigere uryamana nawe, kuko ahangaha ingaruka zirimo bishobora kurangira ubaye umucakara we. Mukaryamana kubera ko afite amafaranga, afite inote, yagukubise inote, bikarangira ubaye igikoresho cye. Rero uyu mugore ntukaryamane nawe. Twagiye ku mugore wa 9, umugore wicuruza, indaya. Ahangaha iki kirumvikana rwose, kuryamana n'indaya witegure ko ugomba kurwara sida, imitezi n'ibindi byose. Wakikingira uyu munsi, mwamara kumenyerana, ubutaha ntuzikingire ugira ngo ni umuntu muzima, bikarangira nawe wanduye. Twagiye ku mugore wa 10 udakwiriye kuryamana nawe, umugore w'umunyamwanda. Umugore w'umunyamwanda egari ko hari indwara zo mu gitsina yaba afite, akaba yazi kwanduza. Ibyo ni ibintu byumvikana kandi 100%. Ni ibintu byumvikana. Rero umugore ahava akagera, ugira umwanda, uko byagenda kose ntabwo yabura indwara kwanduza. Twagiye ku mugore wa 11 udakwiriye kuryamana nawe, umugore ushaka kwihimura, ushaka gusambana kugira ngo yihimure. Ugasanga wenda nk'umukunzi we yamwanze, we arashaka kugira ngo muryamane amwihimureho. Umugore ntuzaryamane nawe,
habe, uramenya utazakora ikosa ngo uryamane n'umugore ushaka gukora revenge. Ibizaba hagati yanyu byose nyuma ni ihame azabyicuza, kandi wowe kubera ko azaba yagusanze we nta kibazo ufite, ariwe ufite ikibazo, azabyicuza anabikubwira ati ndicuza impamvu twaryamanye, nawe wumve ko nyine ntabwo bikuguye neza, uyu mugore ntabwo ukwiye kuryamana nawe. Twagiye ku mugore wa 12 ariwo wa nyuma. Ntukaryamane n'umugore w'abandi, umugore wubatse, umugore washatse, mbese umugore ufite urugo, ntukaryamane nawe, never never. Ahangaha ndakubwira ingaruka zigera muri 5 ahubwo n'6 zageramo. Ingaruka ya mbere nuryamana n'umugore wubatse washinze urugo, hari imikoshi yakuye ku mugabo we nawe ubwo afite yihurije hamwe, azayiguhereza. Urumva icyo kintu? Kabiri, umugabo we nagufata natagucamo kabiri ngo akwice upfe, uzaba uri umunyamahirwe. Gatatu, niba gufata ntakwice bakakujyana mu mategeko, barasezeranye, amategeko azaguhana 100%. N'ibindi. Ahangaho ni icyitonderwa, ntukaryamane n'umugore ufite umugabo, ni sakirirego, ni ikosa rikomeye cyane. Rero ndabakunda cyane. Ibi byari ibintu 12 bihwanye n'abagore 12 cyangwa se n'ubwoko bw'abagore 12 udakwiriye gukorana nabwo imibonano mpuzabitsina, cyangwa se udakwiriye kuryamana nabwo. Niyo wabikora ukabikora uzi neza ko hari ingaruka bikwiriye kukuzanira.